twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira twibutse iwacu imitima yacu Yesu ashimwe ngene data amahoro y'Imana bane nawe bahaye ikaze mu kiganiro bohoka nawe waremewe ni ikiganiro mugezwaho na IRATSINZE Felix. Turapfukama dutakira Uwiteka aratwibuka adukiza amaboko yabatujyanye w'iminyago aradutabura tugera i Siyoni kubw'ubuntu bwe. Uyu munsi dufite ijambo ryiza, ijambo ry'ubuzima, ijambo ry'ibyiringiro, ijambo ry'icyizere kandi ijambo ryo gukomera. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite umutwe w'amagambo cyangwa rifite intego igira uti ibihe uri gucamo ntibikakwibagize ibihe wacishijwemo maze bigutere kudashima Imana. Ibihe uri gucamo uyu munsi ntibikakwibagize ibihe wacishijwemo cya gihe maze ngo bigutere kudashimira Imana. Mwene data, abantu benshi dukunze kubaho mu buzima buhindagurika, uyu munsi tugashimira Imana kubera ko byagenze neza, ariko ejo bitagenda neza tukumva nta mpamvu yo gushimira Imana. Ariko ndajya nkubwira ngo hari amashimwe adashobora gusaza mu buzima bwacu, hari amashimwe tudashobora kwibagirwa mu buzima bwacu. Ndajya nkubwira ngo ubuzima uri uyu munsi butameze neza ntabwo ari cyo gishushanyo mbonera cy'ubuzima uzaba mwejo, ahubwo ubuzima uri uyu munsi ni ubuhamya bw'ejo hazaza. Haleluya, ni ubuhamya bw'ubuzima bw'ejo hazaza. Reka twifashishe ijambo ry'Imana riri muri Zaburi y'143 umurongo wawo n'uwa 6 wonyine, umurongo wawo wa 5 n'uwa 6 wonyine, maze twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Bibiliya iratubwiye ati nibutse iminsi ya kera nibwira ibyo wakoze byose, ntekereza umurimo w'intoki zawe nkuramburira amaboko, umutima wanjye ukugirira inyota nk'igihugu kiruhijwe n'amapfa. Imana ishimwe cyane. Turasubiramo, turi gusoma ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 143, turi gusoma umurongo wa 5 n'uwa 6. Bibiliya iratubwiye ngo nibutse iminsi ya kera nibwira ibyo wakoze byose, ntekereza umurimo w'intoki zawe nkuramburira amaboko, umutima wanjye ukugirira inyota nk'igihugu kiruhijwe n'amapfa. Imana ishimwe cyane. Mwene data, turi kugira ngo twumve impamvu yo gushimira Imana. Ntabwo iteka dukwiye gushimira Imana kubera ko uyu munsi turi mu bihe byiza, oya, dukwiye gushimira Imana ibihe byose. Hari ibintu bikomeye byabayeho mu buzima bwacu, hari ibintu bikomeye byabayeho mu minsi yacu yashize, bidakwiye kutwemerera ko tubaho twihebye. Haleluya, bidakwiye kutwemerera ko tubaho twatakaje icyizere, kubera ko ibyo bintu bifite impamvu ikomeye yo gutuma twizera Imana, bifite impamvu ikomeye yo gutuma tutava ku Mana, bifite impamvu ikomeye yo gutuma dushimira Imana. Bibiliya kubera iki yatangiye tubwira ngo nibutse iminsi ya kera? Bibiliya iratubwira ngo iyi ni Zaburi ya Dawidi. Dawidi atangiriye Zaburi y'143 yatangiye ari gusenga Imana. Aravuga ngo Uwiteka kumva gusenga kwanjye, ngo tegura ugutwi kwinginga kwanjye, ngo unsubize kubw'umurava wawe no gukiranuka kwawe. Dawidi yarari mu bihe bigoye, yarari mu bihe bitameze neza, presence yiwe indagihe ya Dawidi, ibihe yararimo Dawidi ntabwo byari bimeze neza, kuko yararimo arasenga abwira Imana. Ku murongo wa 3 aravuga ngo kuko umwanzi wanjye yangenjeje umutima wanjye, ngo yakubise ubugingo bwanjye ngabutsinda hasi, ngo yantuje mu mwijima nk'abapfuye kera, ngo nicyo gituma umwuka wanjye ngo ugwirire isari muri nge, ngo umutima wanjye ngo ukumirirwa muri nge. Dawidi yarari mu bihe bibabaje, yarari mu bihe bigoye, ari gutakambira Imana. Birashoboka ko nawe uri mu bihe bigoye, birashoboka ko nawe uri guca mu buzima bubi, birashoboka ko nawe ibyawe bitari gucamo, uri kwiga ukabona ntabwo uri gutsinda, uri gukora business ukabona nta nyungu, urimo urakora uko ushoboye kose ngo ubone akazi ukadepoza ukabona ntibagufata. Birashoboka koko ibyo bihe kuri kubicamo, ariko ndayankubwire nkuko turi muri iyi ntego ivuga ngo ibihe uri gucamo uyu munsi ntibikakwibagize ibihe wacishijwemo cya gihe maze ngo bikubuze gushimira Imana. Hari ibihe Imana yaducishijeho tudashobora gukora ikosa ryo kwibagirwa. Mfite impamvu
yo kuririmba. Mwene data, hari ibihe bikomeye Imana yagucishijemo bidashobora kwibagirana mu buzima bwawe, ku buryo byakubuza gushimira Imana, ku buryo byatuma wibagirwa gushimira Imana. Dawidi yarebye isi ari gucamo, abona ibintu bye byaranze, abona ntabwo biri gucamo, abona ntabwo ari guhirwa, arasenga atakambira Imana, ariko aribaza ngo kuko nubwo mfite amarira, nubwo ndi kwivovotera iki kigeragezo, kuko nkwiriye kuva imbere y'Imana ndashimye. Haleluya. Mwene data, ukwiye kuva imbere y'Imana buri munsi, buri kuje gusenga utayishimiye, ngo nuko uyu munsi byanze. Dawidi nawe aratekereza avuga ngo hoya, naba mfite umutima udashima, aravuga ngo nibutse iminsi yanjye ya kera, nubwo iyi minsi bitameze neza, nubwo muri uyu mwaka bitagenze neza, nubwo muri uku kwezi bitagenze neza, nubwo iki cyumweru ntabonye data mwiza ukuboko kwawe, nubwo ntagize ibihe byo kwishima muri iki gihembwe cyatambutse, aravuga ngo nibutse iminsi ya kera ngo yashize, ngo Mana ndumva nkuramburiye amaboko. Mwene data, jya wibuka iminsi ya kera, uramburira Imana amaboko. Hari ibintu bikomeye Imana yagucishijemo byari no kukwica, hari ibintu bikomeye cyane Imana yagiye idutarutsa byari kutwica. Nakubwiye ngo ubuzima buburimo uyu munsi si igishushanyo mbonera cy'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza, ahubwo ni ubuhamya bwawe bw'ejo hazaza. Tangira wige gushimira Imana. Burya amashimwe aturuka mu mutima unyuzwe, ntaturuka mu mutima udamaraye. Witekereza ko uzagira igihe cyo gushimira Imana ngo byagenze neza, ngo akazi gahari, urugo ruhari. Oya, shimira Imana uko waba umeze kose, jya ushima Imana. Murembye aravuze ngo hari abakwifuza ngo uti icyampa nanjye nkamera nk'uriya. Dushimira Imana. Hari igihe uzabona abantu benshi bashimira Imana rwose, ukaba wagira ngo bo ibyo babonye abandi ntibabibonye. Kuvuga ngo urahora ashimira Imana ngo yamujyanye muri kaminuza, wagira ngo nawe wa mbere wigezemo, abandi barazize zirarangira. Yes, impamvu boho badashima wenda, cyangwa impamvu wari gushimira Imana nuko ari gukurura isoko yo kuba yageze muri kaminuza. Intumwa za Yesu Kristo zahoraga zitaka zivuga uburyo zabonye na Yesu, ukagira ngo nibo bonyine bamubonye, ukagira ngo nibo bonyine bariye ku migati Yesu yatubuye. Aho ya icyatumaga bahora iteka bamushima bakamuvuga nuko bakururaga cyane, bakururaga uburemere bwo kuba baramenywe n'Imana, bwo kuba baziranye na Yesu. Njya nkubwira ngo amashimwe menshi dushimira Imana aturuka mu mutima uha agaciro aho Imana yadukuye. Shyira mu gaciro, wikifata ngo nuko ibihuri gucamo bitari kugenda neza. Oya, shimira Imana, niyo yakoze imirimo ya kera ni nayo izakora iri imbere. Dawidi igihe kimwe ngo yigeze kugera mu bihe Sawuli ngo akomeza amuhiga cyane, ngo Sawuli aramugenza koko. Dawidi abura amahoro, yagenda hirya ngo Sawuli ari kumuhiga, yagenda hepfo Sawuli akamuhiga. Dawidi biramugora cyane, Dawidi biramuvuna, akajya agenda yimuka, bigenda bishyira kera. Dawidi ageraho ata umutwe, ariko agira gutuza muri we, yibuka ko Imana ari ijya imurinda. Haleluya. Yibuka ko Imana ari ijya ibana nawe. Dawidi arangije aravuga ati ngo ngiye kurajya ndyama sinzire, ngo nizigure ngo kuko Uwiteka ampa kuba amahoro. Ndagira nkubwire ngo ibihe bya kera Imana yakunyujijemo nibyo bikwiye kugutera kuyishima muri iyi minsi. Ntukagire umutima utanyurwa, shimira Imana. Ubuzima ufite yego bushobora kuba buri kukugora, ariko menya ko hari abadafite ubwo buzima ufite. Shuti, hari abakiri gusenga ngo Imana ibaha urugo, none wowe wararubonye. Ahubwo birababaje cyane kurubona ukaba wararwigize mu ikigande, ukaba udashaka gukosoka, ukaba udashaka kumva, ukaba udashaka gushimira Imana. Hari abandi bakiri gusenga barusaba Imana, ihumuye amaso yawe ukareba ibyifuzo by'abasaba urugo rwiza, wagira impuhwe ukavuga ngo urwange rurampagije. Mwene data, dukeneye umutima unyuzwe imbere y'Imana, ntidukeneye umutima wadamaraye imbere y'Imana. Bibiliya iravuga muri Zaburi ya 37 ngo nimwishimire Uwiteka, ngo nawe azabaha iby'imitima yanyu musaba. Ukeneye kwishimira Imana ikazaguha imitima, ikazaguha ibyo umutima wawe ushaka. Gerageza wishimire Imana yakoze imirimo. Tugiye gusenga Imana. Ese urumva nta kintu washimira Imana?
niki kituma udashimira Imana kandi yarakoze imirimo? Tangira kubohoka. Bohoka ku mutima w'ubugugu, bohoka ku mutima utanyuzwe, bohoka. Umutima wawe nubohoke, wakire kubohoka, utangire ushimire Imana. Reka dusenga Imana. Turagushimiye Imana yacu, tugushimiye ko wera kandi ugira neza. Uri Imana yakoze ibikomeye cyane mu minsi yatambutse. Mana nukuri kose iminsi turi guca mu munsi ntabwo ikwiye kutubuza, nta nubwo ikwiye kutwibagiza iminsi twacishijwemo nawe muri cya gihe. Ntabwo bikwiye kubaho. Birashoboka ko wene data bari baribagiwe, uyu mwene data ashobora kuba yari yaribagiwe ya accident, ashobora kuba yari yaribagiwe rwa rupfu, ashobora kuba yari yaribagiwe ya mpanuka, ashobora kuba yari yaribagiwe cya cyorezo, ashobora kuba yari yaribagiwe bwa burwayi. Ariko data mwiza, ndagira ngo mwibutse nawe, umwibutse kubw'umwuka wawe, yibuke iminsi ya kera, yumve yakuramburira amaboko uyu munsi. Ndamusengeye ngo wakire gushima kwe. Data mwiza, uyu munsi wumve ko ashaka kugushimira iminsi ya kera. Urakoze kuri Imana yakoze imirimo, kandi n'ibisigaye uzabikora mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mwene data, Imana iguhe umugisha cyane, ikugenderere, ikubake kandi ikuremeremwe amashimwe mu mutima wawe. Ujye uhora iteka ushimira Imana iminsi ya kera yacu. Imana yabanye natwe. Iyi minsi turimo ntabwo badufitiye. Nibucya bikaba ku munsi w'ejo, n'iyi minsi ya none izitwa iminsi ya kera. Kandi ubusanzwe iminsi ya kera Uwiteka asanzwe abana natwe, niyo mpamvu tudakwiye kureka kumuramburira amaboko muri iyi minsi. Uwiteka aguhezagire kandi akugirire neza. Ushaka kutuvugisha, nimero ya telefone yacu ni 078 26 9 159. Ndasubiramo 078 26 9 159. Ushaka kudukurikira byisumbuyeho, wadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zose. Kuri Facebook ni IRATSINZE Felisi, kuri Twitter ni IRATSINZE Felisi, kuri TikTok ni IRATSINZE Felisi, ndetse mwanadukurikira kuri YouTube channel yacu yitwa IRATSINZE TV. Kuri WhatsApp mwatwandikira kuri nimero ya telefone twabahaye 078 26 93 159. Imana y'amahoro ibagendere kandi bagirire neza. Umutima ushima Uwiteka niwo wongerwa. Yesu aguhe umugisha. Amen.